kuganira, umwicanyi n'undi bagiye kuganira, abanyamagambo bagiye kuganira, bagiye kuguhunga kuko igicuku cya nyuma kirabonetse ku buzima bwawe. Amen. Tosi deva. Uwiteka abwira Mose ati haleluya. Helasire. Igicuku cya nyuma kigiye kuboneka. Aha soma tugenda dusoza. Uwiteka abwira Mose ati rambura ukuboko hejuru y'inyanja, amazi asubireyo ajye ku banyegiputa no ku magare yabo no ku bahetswe n'amafarashi. Bagiye gupfa nitwa Mutuyimana Jean Claude, bagiye gupfa. Abo banyabogabo bagukurikiye, abanyagiputa bakwikoreye, nibaguture igihe kirageze. Ayiwe ibyo bihombo umaranye iminsi ubwo bushumeri, ayiwe bagiye kuganira ngo bahunge. Ariko reka nkurahira ntibirakunda ngo barahunga ngo byemere. Imana amaze kubafatira umwanzuro, yamaze gufata umwanzuro. Icyayi hagurukije mu ijuru ni igiki? Irahagurutse kugira ngo ibafate bose bakumbanyirize mu maso. Ni ukuri igiye gukumbanya, nta mpuhwe ifite, igiye gukumbanya. Reka mbabwire aka kantu. Hari igicuku nashatse kugira ngo tuvugaho, kubera ko igicuku cya nyuma cyo kirabonetse. Mu gicuku cya mbere bakwishushanyijeho, bakwereka ko bagukunze batagukunze. Mu gicuku cya mbere waratetse urakaranga abazi wawe. Mu gicuku cya mbere wasasiye inshuti n'abavandimwe bararyama. Mu gicuku cya mbere waguhamagaye nawe ubwawe waramufashije. Kubera ko impamvu bakwishushanyijeho bari babonye hari ibyo ufite ugomba kuba. Yes, turabasuhuje cyane, amahoro y'Imana abane namwe. Bana kugushimira ngo wahisemo neza wakaze subscribe, share na comment kuri Hinduka Official. Amahoro y'Imana abane nawe. Kandi umwuka w'Imana ntukabure kubyawe nawe warabikoze. Imana y'amahoro iguha umugisha. Kandi wowe wakoze subscribe ndagushimiye, nawe utarabikora gushishikarize kubikora kugira ngo udushigikire dukomeze twagura ubwami bw'Imana, kandi Imana izatugirira neza. Nziko Imana izabiguhembera, ndabizi ko iyicano ari y'umugisha. Iyicano ijya yagura abantu benshi, igigarura ibyiringiro twabuze ibyiringiro, ikadukomeza turi mu buzima bwo kwiheba, mbese ikongera ikaturema aho twari tubona ko byarangiye, ikongera ikatwereka ko aho byarangiye eri Imana itangirira yongera kurema ubuzima bwacu bwari bwara. Rero iyi cano nawe ntukikwe kuyishyigikira cyangwa se kuyisharinga na bene data bose. Nzi neza ko Imana izabana natwe, nituba kumwe nayo ntago izaduta. Nasomye ijambo rambwira ngo nituba kumwe nayo izabana natwe, ariko nituyita nayo izaduta. Ariko twebwe ntago izaduta kubera ko turi kumwe nayo. N'umwana w'Imana Mutuyimana Jean Claude, Papa Josué. Murakoze cyane, natwe turabashimiye ko mwamanutse nka Concorde TV show kugira ngo tubane muri literaniro ryera. Imana bahumugisha. Yega bakunzi ba Concorde TV show, mbibutse ko Mutuyimana Jean Claude afite channel yitwa Mutuyimana Official, wanyarukiraho ugakanda subscribe nawe ukamushyigikira. Nta muromba tujya tugira. Oya ntawe. Ibyanjye na mutuyi rwose umva. Abantu bagira umururumba ntago ari abana b'Imana kabisa, n'abana ba Satani. Kandi twebwe turi abana b'Imana. None nibirenzeho nge nawe tuziranye kuva 2022 nakine irashize. Tuziranye kuva 2022 mu kwezi kwa ni mu kwa gatandatu aha, mu kwa gatandatu gutyo. Yego ni gutyo, kandi abanyakiriye neza mu biro. Uziko imyakine yuzuye we tuziranye. Yego nta kibi ngiye gushaka itariki rero, ngiye gushaka itariki twahuriyeho mu kwezi kwa gatandatu. Ngiye kuyishaka, nimara kuyishaka nkayibuka, sibyo? Ubwo musi tuzakora anniversaire nje nawe kabisa. yo kuba tuziranye, yego dusengero gange Imana bari natwe miki kiganiro. Muri iyo myaka enye rero narariyenda ngo ndaryama. Imana iguhumugisha. Wambaye neza, noroye ninka. Imana iguhumugisha. Merci urakoze. Senga nabibonye nanje wambaye neza. Reka mbereke ipantaro, inkweto y'umukara, ipantaro ibara ntago nzi ko baryita nagashati keza. Akicyonzi cyo nuko ipantaro niko tibisa. Mana mu izina rya Yesu turagushimiye kuko ugize neza. Izina ryawe nirihabwe icubahiro, wabanye natwe, waturinze igitondo cyose, wongeye kutwemera kugera uyu munsi. Izina ryawe nirishimwe. Bana natwe muri iki kiganiro ari woza kukiyobora, iritaniro ryacu ribe iryera, kandi ari woza kubanamo natwe, kutuyobora usanzwe tuyobora, ahubwo ngo inubane natwe. Mareka ushinzwe kurinda abanyamasengesho aza turinde muri iki kiganiro, kandi ijambo ryawe ryubaka imitima y'abanyarwanda, ijambo ryawe ryubaka imitima y'abari hanze hirya no hino mu bihugu bitandukanye. Mana nyiribanyagora ku ngoma, ubwo tuzumva ko hari abo ryubatse imitima tuzagushima. Ngaho bana natwe muri iteraniro kandi tugire neza, mareka ushinzwe kurinda amateraniro azabana natwe mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Mutu karame
ngira ijambo bashobora kuzakubaza napfuye ugira ngo uzarimbwira icyo gihe rimbwira ubu. kuvuga ngo kwa kundi bavuga singa abantu batanga ubuhamya umuntu yapfuye. Ni ukuvuga ngo mu buzima bwanjye nta muntu nakwigira ntangira ubuhamya yapfuye, kuko ijambo nshobora kuzavuga umuntu yapfuye ni rya jambo dukoresha tuvuga ngo ndagukunda. Rero ngukunda byuzuye kabisa. Thank you. Ndagukunda byuzuye, kandi ngewe umuntu ntavuga neza ari muzima, umuntu ntavuga neza turi kumwe sinshobora kumuvuga neza, ntavuga neza adahari sinshobora no kumuvuga neza yapfuye. Ubundi inshuti yawe magara yivuga neza mutari kumwe kabisa, ni naho uzanamenya ko ufite inshuti. Akankunda kuvuga cyane umuntu kuvuga neza muri kumwe, akavuga ngo aragukunze muri kumwe, abazaba atagukunze. Ugukunze ni umuntu kuvuga neza udahari. Rero kukuvuga wapfuye no kuzana rurabo bashira kumva wapfuye uri muzima ntarabikoze ntago nshobora kubizana kabisa, ntashobora gutangira ubuhamya. Nge nta muntu nzigira ntangira ubuhamya mu buzima bwanjye, ntawe keretse kwa kundi bajya bavuga ngo vuga ojya, ntawe niba ngukunze nzakuvuga uriho, sibyo? Niba ni n'ururabo ndukuzanira ukiriho, nshobora kutakuzanira ururabo, sibyo? Ariko wenda ngaca mu duka nkaguramo akaji ngakakuzanira. Urubundi urukundo rutagira bombo ntaco rumaze. Nakwanzaniye ejo bundi. Yego urumva. Ejo nkandiye akanyenyeri. Nubu mukangiye kugakanda. Ntagura abantu ntagakanze. Rero bisobanuye ngo mu bintu byose tugomba gukora no mu bintu byose tugomba kumenya. Nje sinshobora kuzagukunda ngo ngukunde ngo uruko wapfuye. Ntago bishoboka. Na mama napfa ntago nzabutanga. Urumva neza. Izuba uzize intebe gutya turebera. Oya twakwimura kugira ngo turiho. Kandi ntabwo ndakatinga. Aho ko waburi giyema cyane ryinshi kandebe. Aha ntaryo rwose. Kandebe. Ntabwo twakatinga twakomeza tuvuge. Hariya byari kukurasira ukuntu, niba ari kukurasira niba ari kukumurika. Urumva? Nkabona uragize. Yego nta kibazo biba ari ngombwa ko tunagaragariza abantu kugira ngo tubereke ko byanga byakunda. Yego. Aho tuba turi. Ko twibere mu bishimbo by'iwanje. Nahangaha tuba twicariye. No kuvuga ngo nimba ngukunda nzabikugaragariza ukiriho. Nari nkubwiye ngo na mama napfa ntago nzatanga ubuhamya. Kubera iki? Ntago bishoboka. Umwanya wo kumwitaho, sibyo? N'umwanya wo kugira ico muha. Na rwarurabo ngo umuhungu we yazanye ururabo. Yego, kandi ari muzima ntaragize gute ntararumuhaye. Ntago bishoboka. Afite bidi mu kwa 8. Yego. Yarambwiye ngo azayigira mu kwa 8. Ngo mwana wanje nshaka kugira ngo nzaje kuri biriya bintu. Ndavuga nzaza. Kandi nzagutungurana. Yashaka kujya he? Azaba afite bidi. Ashaka kujya ngo hano kuri ibi byuma. Kuri Mutuyimana official kuri Konko cyane TV show azaba hari, sibyo? Nukuvuga ngo rero namubwiye ngo ndavuga nari kujya kuvuga ngo ntanzatanga ubuhamya nyine. Ndavuga ngo uzahajya pe nta kibazo dufite twebwe. Bivuze iki nanga se bisobanuye iki? Ijambo navugira abantu bakuvuga ngo tubwira abantu ko tubakunze bakigeze gute bakiriho. Ikindi ziranda bo mubajyanira bapfuye muzibajyanire bakiri bazima. Shabira bihurumwa. Muzibajyanire bakiri bazima. Ariko urundi ndagura ururabo rw'ibihumbi 20-15 kuki ntabiguha? Urwo kugakoko ni ibihumbi 10. Urwo kugakoko ni ibihumbi 10. Abayi kuzanzanira indabi 10 bampaye banganda kanya kamibihumbi. Ndi no kubireba nkanabirya nkabisangira na mutuye inshuti yanjye. Uvuga ngo bazaje kubikira hejuru y'imva yanjye. Cyane. No kuvuga ngo rero ari ijambo bigeze kuvuga ngo wivuga ngo umuntu aragukunda. No ntago bishoboka. Abadukunda barahari n'abadukunze babitubwiye barahari. Yego, mfite umumwe mu gikunda kuvuga ngo ndagukunda. Ariko mu minsi yashize harutse kunkandira akanyenyeri nyoreza amadolari 20. Kabisa. Bikunda umuntu ari uko yapfuye. Wimposting ari uko napfuye. Kiri muzima posting. Kabisa. Hari umama nkunda cyane, nkunda kumuvuga cyane. Ubuse ndatsindize. Banza yitwa Dati. Mama witwa Dativa akunda kupostinga cyane, sibyo? Muri mu gitondo nkabona na post ati mukozi w'Imana ugubwe neza. Wabyumvise ka simuzi gusa wenda tuzabonana mukabona ndetse gahunda guhura ako simuzi. Wabyumvise? Ariko ikintu nshatse kuvuga rero ijambo kuvuga ngo nindi vuga ryo nshobora kuzavuga wagize gute wapfuye. Hari n'ikibazo vuga ngo kunkurude namukundaga. Si iryo hari irindi namukundaga ahubwo vuga ndamukunda. Ahubwo reka bivuga ubu rero nuvuga ngo niba ngukunze ngukunda ubu ntago nzagukunda ikindi gihe wapfuye n'umurambo. Bivuze ngo nubu turicaranye kuri kamera ko nkuru tuvugisha ukuri. Kandi ukanye ubonye birahindutse ndapfuye wakwirukankira kuzimya kamera, sibyo? Ndetse no kwirukanka nta n'ubwo waza kunyegera. Nahita ngutinya sha
wabyumvise kuko uyu munsi wa none abantu bagukunze kuko uri guhumeka sibyo ariko hari ibihe tugeramo rero niyo mpamvu ukiri muzima ndagukunda sibyo ukiri muzima niba ariyo biswi nyikugure nyikuzanire ukiri muzima niba arakanyomoro ngace nkaguhereze ukiri muzima niba ari igikoma tugisangire ukiri muzima naho wapfuye ntacyo nabanenda kuvuga hari urugero nkunda gutanga nkunda kwitangiraho nkiri mu kazi umuntu wampaye ibihumbi 100 nkiri mu kazi nkiri gitifu arutwa nuwampaye ibihumbi 2 ubu ntakiri mu kazi. Yes. Impamvu niyi ni kwa kundi wa muri byavuze ngo iyo ukize baraza. Iyo uri mu byiza ntuburi inshuti, iyo uri mu kazi nyine baba bahari, abo benshi bagukurikiyeho icurico. Yego. Nubu ukora ibiganiro. Ubundi uwo muntu ntabwo yahaye concorde. Yahaye icubahiro wari wicaye. Yahaye kote wari wambaye. Gitwa gitifu. Ariko ubu ntari mu kazi. Yego. Ugira icyampa ninjye concorde abagihaye. Yes. Kuko impamvu abo ngabo abo twakomezanyije nyuma ntakiri mu kazi. Yego. Nababara. Nukuvuga sibyo reka ngugira akakantu. Ubundi uyu munsi wa none sibyo ukuriho uyu munsi sibyo uburi concorde. Ico gihe rero ico gihe wari uri gitifu iryo kote rya gitifu ryonye ariko njewe nshimye Imana rero nshimye Imana ko twabanye uri gitifu tukana abantu utari gitifu ubu tuziranye bishoboka. Yego. Ubu kana kanya Imana imbaye imodoka yego niyo yayintunguza director gitifu mwamukozi w'Imana akira imodoka ntanaje ushaka mwarimu nukuza nkayipereka kwa concorde kubera ko ziko afite prime ikindi aranyigisha tuziranye mu buzima bwe bw'icubahiro tukanamenya no mu buzima bwe bwarimo butari bwabundi bw'ubuyobozi. Wabyumvise rero bivuze iki ni nayo mpamvu inshuti muzabana mu bibazo iyo niyo nshuti nayo muzabana mu bisubizo ndakora iyo nta nshuti igize gute nta nshuti irimo ntago nkurarire sinkwirarire nakubeshe nibuzi ko twanabanye mu byiza mu bibazo ntitubane ntago uri inshuti yanjye cyane kabisa kandi nabwo nabivuga ngo umuntu tutabanye mu kwa kabiri titubane mu kwa gatatu ntabwo ari inshuti yanjye nabwo ubwo yamenye ko atari inshuti yanjye nibuca gahunda simbese hari umunsi ujya wira uteretswe muri make utaganiye n'Imana ntago bibaho. Uyu munsi yakubwiye ngo iki turi saa 8 ntago bibaho. Uyu munsi turi saa 8 nukuvuga ngo mu buzima busanzwe ufite iciciro cy'ugomba kuganiramo n'iki n'Imana bitewe n'umwanya wagize gute winjiyemo. Wabyumvise ariko uyu munsi yambwiye ngo nze mbwira abantu ngo hari ibicuku 4 ariko ibi bicuku ko ari 4 hari abari kubicamo hari n'abagiye kubyinjiramo hari n'abagiye kubisoza. Mbaye ncecetse. Imana iguhumugisha mu izina rya Yesu. Reka dusome ijambo ry'Imana ririmo Kuva turasoma uramfasha gusoma. Niba bikubira gukunda ufite Bibiliya ndayihorana nka pastor. Yes, Imana igumugiza. Reka dusome mu Kuva ibice 14. Kuva 14 umurongo uradusomera umurongo Kuva 14. Yes. Umurongo turahera ku murongo wa 14. Uwiteka ari bubarwanirire yego namwe mwicecekere. Uwiteka ari bubarwanirire namwe mwicecekere. Uwiteka abaza Mose ati Uwiteka arangije abaza Mose ati niki gitumye untakira bwira Abisirayeli bakomeze bagende nawe umanike inkoni yawe urambura ukuboko hejuru y'inyanja uyigabanye Abisirayeli bace mu nyanja hagati. Abisirayeli bace mu nyanja nko ku butaka. Imana tugirire neza. Ndashaka kugira ngo twinjire muri wa murongo navuze mu bicuku. Aya namagambo Imana yabwiye Mose igihe Imana aritumye Mose muri Egiputa kuja gukura ya Abisirayeli ngo ariko bageze ku nyanja itukura hiyo nawe uriho. Bageze ku nyanja itukura bahura n'akaga gakomeye barebye inyuma basanga birakomeye imbere birakomeye impande birakomeye ariko nta wundi bari bishingikirijeho basigarana Mose n'Uwiteka. Yego. Mbere yuko bagira ijambo bavuga rero ntibigeze babwira Uwiteka ubwo babwiye Mose barabatuva Mose ubwo nawe jewe nshiraga mu nyirabwenge yamutuye abandi nubwo bwose birabanditse ngo umva Mose ntago ariko bavugaga kuko natwe bitubaho tububura bati igicucu bati kigize ikintu cy'ikoze cy'Imana ati gishingiza ngo kivuganaga n'Imana buri abarongorerana barema inama bati ubundi ngo yaratuzanye baratangira
ngo baramutuka baramubwira ngo ubundi watuzanye hano gukora iki none bwa mbere yuko bamubwira iryo jambo niryo biriya yanditse ubundi mbere yuko bamubwira iryo jambo dutekereze babanje bavuga ngo ati iki kigo cyane Miriyamu nayo wabyumvishije weho uro kwa runaka ubundi yatubeje ubwenge bigenze gute ibyo natwe bitubagaho ukumva ngo ngo ubundi bamutuye ngo yatubeje ubwenge ngo ibintu nk'ibyo reka nongere nkubwira ngo bose baratangira baramutuka ngo baramubwira ngo ni igiki watuzaniye iyo tureka tugapfa twaryaga amadende degenda ariko tukababara umva shaka kwibagirwa twaryaga inyama umva sha baribagirwa iyo tureka tugapfirayo ariko bibagirwa ko amatafari babumbishaga iki amashereka n'amacandwe bibagirwa ko hari ahantu bose bakuye natwe muri iyi minsi niko abantu bari kwibagirwa burundu sibyo nshatse kuvuga ndashaka kuvuga ku gicuku Imana tugirire neza ngo maze Mose arataka Imana iramwumva iramaze ngo niki gitumye ntakira bwira Abisirayeli bakomeze bagire gute bagende soma 24 twirukange twigirire ku gicuku kugira ngo tuze gusoma mu izina rya Yesu nutina ndisomera yego 24 mu gicuku cyanyuma Uwiteka yitamurira mu nkingi y'umuriro n'igicu asante mu gicuku cyanyuma Uwiteka yitamurira mu nkingi y'umuriro ndetse n'igicu aha yitegereza ingabo z'abanyegiputa yarangije yitegereza ingabo z'abanyegiputa barangije ngo bacikame igikuba soma akura inziga ku magare yabo bituma agenda kururuka aruhije cyane aleluya abanyegiputa baravugana bati duhunga Abisirayeli kuko Uwiteka barengeye aleluya de la sile la cycle zodeva hari ibigiye kuvugana uyu mwanya hari ibigiye kuvugana abo bakurogaga abarozi bagiye kuvugana abo bakurwanyaga bagiye kudenema abo baguhigaga bagiye kuvugana hari ibigiye kuguhunga ariko ntibirashoboka kuko Imana igiye kubirimburira mu nyanja hashize igihe kirekire hari ibyakudene vodesta hari ibyapa Toze destasire ela sikazome edesta ibyo bigiye kuganira umurazi n'undi bagiye kuganira umwicanyi n'undi bagiye kuganira abanyamagambo bagiye kuganira bagiye kuguhunga kuko igicuku cyanyuma kirabonetse ku buzima bwawe amen tosi de Uwiteka abwira Mose ati haleluya helasire igicuku cyanyuma kigiye kuboneka aha soma tugenda dusoza Uwiteka abwira Mose ati rambura ukuboko hejuru y'inyanja amazi asubireyo ajye ku banyegiputa no ku magare yabo no ku bahetswe n'amafarashi bagiye gupfa nitwa Mutuyimana Jean Claude bagiye gupfa abo banyabogabo bagukurikiye abanyegiputa bakwikoreye nibaguture igihe kirageze ayiwe ibyo bihombo umaranye iminsi ubwo bushumeri ayiwe bagiye kuganira ngo bahunge ariko reka nkurahira ntibirakunda ngo barahunga ngo byemere Imana amaze kubafatira umwanzuro yamaze gufata umwanzuro icyayi hagurukije mu ijuru ni igiki irahaguruka kugira ngo ibafate bose bakumbanyirize mu mazi n'ukuri igiye gukumbanya ntampo wifite igiye gukumbanya reka mbabwire aka kantu hari igicuku nashatse kugira ngo tuvugeho kubera ko igicuku cyanyuma cyo kirabonetse mu gicuku cya mbere bakwishushanyijeho bakwereka ko bagukunze batagukunze mu gicuku cya mbere waratetse urakaranga abazi wawe mu gicuku cya mbere wasasiye inshuti n'abavandimwe bararyama mu gicuku cya mbere waguhamagaye nawe ubwawe waramufashije kubera ko impamvu bakwishushanyijeho bari babonye hari ibyo ufite ugomba kuba mu gicuku cya mbere ntiwabura inshuti mu gicuku cya mbere bose bakwindukundiririzwaho dore ko nawe iyo utabaje mu gicuku cya mbere uratabarwa kubera ko uba ugifite abavandimwe igicuku cya kabiri icya mbere kiva saa 12 za mu gitondo za nimugoroba kikagera saa 3 iki gicuku cya mbere ironda ribaga ryageze mu kazi abasirikare bakigenda bakija mu mutekano n'abapolisi igicuku cya mbere abavandimwe bari gutaha bari kuva guhaha babandi bataga saa 3 nabo babaga bagitaha iyo uvugije induru uratabarwa bikemera
Imana tugire neza. Igicuku cya kabiri ni ukuva saa 3 kugera saa 6 habaga hasigaye irondo, hasigaye n'abapolisi n'abasirikare gusa bari gukontorora umutekano. Icyo gicuku iyo utabaje abo ngabo bakumva vuba, ariko nta bandi bakumva ko benshi babaguye iki agacuho. Igicuku cya gatatu mfasha, igicuku cya gatatu ni ukuva saa 6 kugera saa 8 nabo bandi barayirondo bagabahunikiriye basinzire kabibye n'abasirikare bamwe bari gutaha. Hambese umva iryo saha harimo abantu babaga batacumva. None igicuku ca nyuma ni ca saa 9 kugera saa 12 za mu gitondo. Iki gicuku abantu basime bari bagaye babanye imibare. Uwa mbere atangiye kubatesha nzi mukanya ko giye kubyuka ndaje abana biragenda gute, niho wibuka go uri mideni, niho wibuka akinzure ishuri inzu, niho wibuka ko mu kazi ka hari saa 9 kuko saa 9 arimo nabaga bahagurutse bagiye mu kazi. Imana tugirire neza. Ariko nja kukubwira ngo nubwo mu gicuku ca kabiri wabuze gutabara, mu ca gatatu nabwo akabura, reka nkubwira ngo mu ca kane Imana itamuruye ihagurukiye no gutabara, kubera ko Imana ihagurutse ntabwo ibanza kubaza, nta nubwo ibanza guhamagara, itabaye kandi ibyo witaga induru bigahinduka impundu. Aleluya! Ibyo witaga induru bigahinduka impundu, kuko Imana ya mwijuru iyitabaye ntabwo yongera gusubizayo ngo wongere umubabaro. Imana tugire neza, Imana twambika imbaraga, Kristo akomeze kubana natwe. Reka nongere ngutangarise ngo Imana igarutse gukumbanya kubera impamvu ebyiri gusa. Hari abantu bagufashe w'ijambo kandi mu kanwa ka Imana ashize ibintu bibiri. Yaravuze ngo uzasabira umugisha zawuhabwa, n'uzavuma nzamufuma. Rero reka nongere nkubwire, Imana agaze ku ijambo yavuganye nawe. Ye mukobwa niba hari Imana avuganye nawe, hari ibyije gukumbanya. Wa musore we niba hari Imana avuganye nawe, hari ibyije gukumbanya. Wa mubyeyi we, wa mugabo we, niba hari Imana avuganye nawe, hari ibyije gukumbanya. Reka nkubwire ngo mu kazi kawe waritambitswe, hari ibyakwitambitse bimaze kukwitambika, biravuga ngo wowe uzakuba mu kazi ari uko bitakiriho. Imana ije gukumbanyiriza mu mazi. Mukomeje gusoma gatoya ngo Imana yabwiye Mose ngo narambura ukuboko hejuru y'inyanja, ngo arakurambura. Amaze kukurambura Abisirayeli barambuka, n'Abanyegiputa barabakurikira. Ngo ariko Abanyabisirayeli bamaze kwambuka, Abanyegiputa n'abinyanja bamaze kuyinjira, Imana irongera ihuza y'amazi, maze ngo nabagerageje koga bose Imana ikumbanyiriza mu mazi. Itangazo ry'isaha ni itariki ugiye kumvira iki kiganiro, reka nongera nkubwire ngo Imana ije kubikumbanya, Imana ije kongera kubikumbanya. Hari ibigiye kuganira ngo biguhunge, wowe tuzugume mu mwanya, gumye wegera Imana mu izina rya Yesu. Amen. Imana ibahe umugisha. Amen. 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 078 21 38 132 078 21 38 132. Yego Mutuyimana Jean Claude niyo nimero ye, iba kuri WhatsApp, wamwandikira akaguha link buri kuva saa 2 z'umugoroba ku masaha yo mu Rwanda. Abo hanze nabo barakuramo, abandi bateranye ntago bitureba. Saa 2 z'umugoroba hano mu Rwanda kugera nka saa 5 cyangwa saa 6 bitewe nuko umwuka wabayoboye baba bari kuri Zoom. Ukeneye ko musengana wamwandikira kwiyo nimero aguhaye kuri WhatsApp akaguha link, ubundi mugafatanya gusenga. Imana ibahe umugisha.